ataraza sinzi uko umwana yarize ariko nabwo ntekereza ko ari imihamuro yarazanye kuko igihe cyo kubonana n'umugabo wanjye cyarageze ngiye kumva numva amabukwe ku rugi araje arakomanga ngo umwana wanyu ari kurira kandi dufite abakozi bashinzwe kumurera yari yaharaye kuko yaradusuraga akamara nk'ibyumweru bitatu ariko urumva nyine yahabaga tutagicira ngo bikunde ubu ngubu nyine yarabyihamye ariko urumva nyine ni amasengesho kuko abo babiteraga mama we n'abashike baracyahari na n'isaha hari igihe bamubwira uti wagiye muri byarinde gusenga yewe gusenga ikingura ijuru gusenga bifasha umuntu ariko kandi nanone abagore bihangana muri iyi si ntabwo wababona bameze nkawe yewe we uzi ukuntu banyoshaga noneho najyaga no gusenga shahu reka nze nkubwire najyaga gusenga abanyamasengesho bari abahanuzi bagahanura bakambwira ibyo Imana ivuze barangiza akaba ari nabo banci intege nyuma isengesho rirangiye ngo se ngo uriya mugabo ngo ubona azahinduka mana none hagahinda kakanyica ariko reka nze nkubwire buriya umugisha ngira ibyo ngibyo byajyaga kuba nanjye ubwanjye Imana yabinyeretse ubwo nagera mu masengesho nyine bakabimpanurira nk'uko nanjye nabibonye ariko uwo nguwo yaza aca intege gutyo nkamubwira nti yewe ntadahinduke nose umuntu tubyaranye kabiri ubundi najya hehe ko ntari umukobwa ngo namutangiye gushaka undi mugabo noneho njye icyo gihe nari mfite muri ibyo bibazo se wagize ngo sinabwo nkatwita inda noneho umugabo atanabyumva arangije akajya ambwira ngo uwo mwana utwite se ni perezida n'ibiki namusaba amafaranga yo kujya kugura kwishyura mituweli akambwira ngo uwo mwana utwite se ni perezida ngo uzamujyane iwanyu bimbana urugamba noneho ndagenda ndananuka mva ku biro 90 ngera kuri 40 na bingahe wiki ko n'umwana yansabaga umugati kandi sha wumve mwana dufite urugo umuntu uwo ari we wese yakwifuza ariko noneho ikintu nshimira Imana yarampishe shaho yankubitiye mu kadeyi nta muturanyi n'umwe wamenye ko njye n'umugabo wanjye dushwana n'inkoni zikazamo ariko mureke mbabwire shaho ariko satani ni ukuvuga ngo tumaze imyaka 3 yarabyihanye ariko na n'isaha arandeba agahinda karamwishe isoni zaramwishe umuntu wakoze ibyo byose nangiza nkamwaga biroroshye nkarugumamo noneho mu rugo iwacu bakuru banjye bakajya bambwira ngo uraje uzagwe muri etaje ngo ukurikiye za bagabo ngo uwo ni umugabo muzima umugabo wanjye ndamukunda ndamwubaha nawe arabizi nta nubwo iryo kosa narikora hari igihe andeba isoni zikamwica agahinda nkamugana ariko wahumuye biriya byagombaga kubaho zari experience twari dukeneye bari barashyize mu rugo ntabwo umugabo wawe yasanze n'ubwo ko mutakundanye nk'uko abandi bakundana noneho twakundanye imyaka 8 gusa nakubwira ngo iki nanjye naramurebaga noneho nabibwira n'abantu cyangwa abantu babimenya bakavuga ngo ariko si ubwo ni we cyangwa si we ariko disi ni ibirozi ariko ubuzi ko ibirozi hari igihe nemera ko bibaho hari igihe nemera ko bitabaho bibaho sha none se yarambwiye ngo yageraga no mu rugo akumva haranuka umwanda wo muri toilette abantu bararoga noneho yagera ku bana agakubita yesu reba abana bari bubyuke 2:00 bakajya ku ishuri yava mu nzoga avuye muri abo bagore 4:00 5:00 z'ijoro akaza abana akababyutsa ngo barare babyina abana bagasinzira 9:00 bagera ku ishuri kwiga bikabananira ukihangana ugasuhuka ukavuga none ibaze nari ntwite inda y'amezi 6-7 akubita imigeri mu nda ngo icyana kivemo ubwo nari nakoma iki yagukubitaga we bikaze ngo iki waho none ngo ukora ingofero no byagezaho
mfite kuko umwana wacu wa mbere ni umuhungu, we yahise aceceka burundu na nisa ntabashaka kuvuga, yahise aceceka burundu. imyaka ingahe? Ubu ngubu ari kwinjira mu myaka 10 kuko icyo gihe byatangiye afite 6 gutyo 5. Disi bari namba Ibyo byose byabaga areba, ubwo yahise aceceka burundu. Ubwo rero ise yamujyanye no ku ishuri no kwicura, twagize ngo ni mu rugo aceceka gusa kubera ako gahinda, no ku ishuri naho ngo yaracecetse burundu. Ahubwo abarimu baratubwiye ngo bazamushakira umuntu wo kumwitaho, wenda bamuganirize barebe ko byagira, kandi yari umwana ushabutse iki, ariko byaranze ahise aceceka burundu. ubwo ntureba yatumye mukuru ntabwo twari kuzikoraho, yarebaga ko bati nakora iki kweli. Yarabirebaga, noneho ako gakobwa ko karabwiye ngo dadi ngo wareka mami ngo kureba ari kuva amaraso. Nuko ise agahita avuga ngo umva ko nako shamana we, umva njya ndeba abantu bari kwikaraga kuri iyi mihanda n'iki, nkavuga ariko mana we utari wiga mana. Basha narize noneho mu rugo nabo bakantuka gutyo, kwa mabukwe urumva bo nibo bamusunika guti genda uzana undi mugore, n'ubundi uwo mugore n'abana be. Mwabanye batagukunda ariko Ni ukuvuga ngo umugabo wanjye tumenyana, iwacu ni Gisenyi, nawe yaturutse mu cyaro aza kwiga mu mujyi Gisenyi. Noneho yari inshuti ya musaza wanjye bigana, tuza kuzamenyana nyuma, aza mu rugo nkamufata nka musaza, kumwe abanyeshuri batahana nyine nkabakirira hamwe na musaza wanjye. Ubwo abarankunze, maze kunkunda njye numvaga urukundo ankunda ari nk'urwa mushiki we gutyo. Birangije bibaho turugendesha gake, nari muto cyane nawe ari muto, rugenda rukura ku buryo ibintu byacu byatunguye abantu bo mu rugo. Urumva yari umusore uri aho ngaho ari umushomeri, nanjye ndi umushomeri, ariko yenda mu rugo bafite ibyo bafite, ibyo ngibyo sinjya mbigarukaho. Nuko birangije biba ngombwa ko tujya kubana iwabo. Rero niwe muhungu we wenyine bafite abakobwa 6. Ubwo rero ngo yajyaga guca inshuro, akaba ari utunga iwabo atari yatangira ishuri. Igitenge nyina yambaraga niwe wacyambara, kuko nyina nawe yari umugore wa 2. Noneho nyina amaze kumva rero, sinzi ibibazo byabaye iwabo, ngo mama we bamushinja ngo nimba ari ukwica umwana we ngo ashaka undi mugabo. Ubwo biba ngombwa ko mama we bamufunze. Umuhungu ashaka kuva mu ishuri, ashatse kuva mu ishuri, ndabwira nti rero ntabwo wava mu ishuri kandi mu rugo mbona ashaka kuva mu ishuri ngo ajye gufasha barumuna be, nyine ubuzima bukomeze. Ubwo njye ndebye ukuntu mu rugo ibiryo biba bimeneka nta kibazo n'iki, ndamubwira nti bazane mbwire mu rugo babe bariyo kugeza igihe mama wazagira ute azafungurirwa. Ariko mu by'ukuri ibyo nabikoze nta rukundo nari mufitiye, nawe nta rukundo yari amfite, byari ibyo nyine by'abanyeshuri gutahana nkabagaburira nuko bikarangira by'ubucuti. Ubwo numva ari igikorwa cy'urukundo nkoze. Ndangije mbwira mukuru wanjye ndamuganiriza abana iki, arambwira ati none ubundi ibiryo ko mubimenera ubusa waretse bakiyizera. Ndamubwira sawa urakoze mwari guhumugisha, ndamubwira ni genda ubazane. Noneho baba mu rugo imyaka igera muri 6. Bashiki be 2 turarana no mu buriri bumwe, ariko mukuru wanjye aza kuzabibona arambwira ati se ko mbona wowe na musaza wawe bari abakobwa mukundana, igihe cyagira mukazabana ko bari abashiki be batazigera bakubaha, wagize ugatandukana nabo mu cyumba ukajya ujya kurara mu cyumba cyawe. Njye rero nanjye nari muto, ibyo ngibyo yarabimbwiraga nkumva ari nk'inzozi, nkabona bitazaba pe, twari bato twese. Numva nta n'ibyo kubana bihari. Igihe kirageze, ubwo umusore abaye seriye, nanjye mbaseriye. Ubwo nyine tubiganiriza ababyeyi
urumva ababyeyi banjye bari bazi ko iwabo nta kintu kibayo, noneho bazi n'ayo marorerwa nyina yakoze, kubyumva biragorana kwa, ariko ndababwira uti mwabyanga mwabyemera ko namukunze bizagenda ute. Nuko ndabaganiriza sha biranga babonye njye naramukunze baravuga ati okay sawa, ariko umenye ngo ugiye mu batindi babi nta kintu uzatubaza. Ndavuga ni nta kibazo, mfite umutwe, mfite amaboko, mfite amaguru, nawe afite amaguru n'amaboko, tuzaca ibyacu. Nuko ku ruhande rwe rero nta kintu yari ari kuvuga, kuko nyine iwabo nta kintu bari urumva. Ubwo bigeze aho dutegura ibyo dutegura, iwabo tubaha amatike baraza, mama yo byageze aho nyine iwacu babyirukamo baramufungura. Ubwo igihe cyo kubana kiba kirageze, ba bashiki be baguma mu rugo iwacu, ariko njye ngiye kubana, urumva twe twari tugiye kwishingira urugo, ibya bashiki be n'ibiki ntabwo byaturebaga. ariko bagumye mu rugo. Baguma mu rugo. Noneho barangije rero mushiki we umwe yumva yayobora iwacu ababyeyi banjye, ngo kuko ngo nabanye na musaza we. Mukuru wanjye aravuga ati reka da, kuba musaza wawe yatwaye murumuna wanjye twe ntacyo dupfana nawe, nimba udashoboye kubaha nk'uko wubahaga ngo utuze nk'uko abandi batuje, kuko mu rugo habaga abana be, ati ubwo uragenda ujye kubana na muramukazi wawe rero. Biba urugamba rurerure, bibaye urugamba rero bahamagara umugabo wanjye barabimusobanura. Umugabo wanjye aravuga ati rero kwari ukubafasha, n'undi nyina yarafunguwe, nimba badashaka gutuza mubareke bajye iwabo, ubwo nyine ubufasha mwarabubahaye ntacyo mutakoze, njye ndabashimira. Noneho abo baramukazi banjye rero bagiye iwabo, yewe wese ukwatsa umuriro. Noneho ubuzima busa nkaho buhagaze nyine, umugabo akazi karahagarara, nanjye nibwo nahise ntwara inda y'uwo mwana w'umuhungu wacu w'imfura, nkajya nduka mbese inda iyo ntwite inda ingwa nabi, turabireka nyine tubaho mu buzima bubi cyane. Ubwo imiryango isa nkaho itwanga, imaze kutwanga twe tuturiza i Kigali tuba imbobo nyine ziri aho ngaho. Ubwo abo mu muryango w'umugabo wanjye hirya kure babyara be baramubwira, kuko bari bazi ko nzi gucuruza, ngo reka badushakire 500 ngo nsubire mu kazi, ngo inyungu tuzajya tubona ngo tujye tuyigabana kabiri. Ibyo bintu umugabo wanjye biramubabaza, bimubabaje aravuga uti none ko ari umukazana wanyu, kuki mwumva mwamugira umukozi, ahubwo nimba ari ukuyatuguriza mwayatugurije ko tuzayabishyura, ariko mukareka kuvuga ngo inyungu ngo mujye muyigabana. Nuko umugabo wanjye rero, kuko urumva yisanzuraga mu rugo, yari amaze ubundi mu rugo bamufataga nk'umwana wabo, kuko twarakuranye kwabo aribo baturera. Nuko noneho bigeze aho umugabo ahamagara mukuru wanjye amugisha inama. Mukuru wanjye aramubwira ati umva rero wa mugabo we nkubwire, n'inda yawe n'iy'umugore wawe, nubwo umugore wawe atwite ariko muracyari abageni, iyi saha mugiye gutangira kuba abakozi b'abantu koko. Nuko arabimubuza. Ubwo turangije tubaho dupfundikanya ubuzima sha, reka nkubwire ko twabaga haranya Gatovu, nanyoye amazi atemba, kuko we hari igihe atinyuka kongera akagarura ibyo bihe twanyuranyemo, yarantesheje umutwe. Urumva nkamubwira nti humura, byari ngombwa ko bibaho, kuko ni ukuvuga ngo twari dutuye haranya Gatovu, ahantu amazi atemba, abagore batishoboye bajya kumesera ibyahi nyine. Amazi rero byari mu gihe muri 2015 gutyo na 2016, amazi yakundaga kubura, tukajya kuvoma amaho mu bishanga, si uhazi? Nuko sha umva, nkabona abantu bari kumesera haruguru, nkajya hepfo nkategamo ikintu cy'umuvovo, imyanda ikagenda, narangiza nkavoma ayo mazi nkanywa ngo iki. Nuko sha noneho Imana iza kuzatugirira neza, iyi Mana yo kabyara, umugabo aza kuzabona akazi i Musanze. Amaze kukabona biba ngombwa ko twimuka, turagenda. Tugezeyo
ubwo noneho inkuru y'urukundo rwanjye n'umugabo wanjye iyo mbivuze agahinda karanyica. Ubwo nza kuzabyara nta n'igiceri cy'icumi dufite. Ubwo cyakoze twishyuraga 300 ya mituweli y'umuntu yabaga yabyaye icyo gihe, sinzi umuntu yatwishyuriye, turataha. Ubwo ngeze mu rugo, ubwo umugabo agiye mu kazi ndamuherekeza, ubwo nta n'ifu y'igikoma nari mfite mu nzu nk'umuntu wabyaye, nta n'iki. Ndangije muherekeje, ubwo tugeze hanze y'igipangu twabagamo, ahantu twari dukodesheje, nuko noneho umugabo ndayamwereka, umugabo twari kumwe, umugabo wanjye nyine ndayamwereka, arangije arunama arayafata. Ubwo tuba tubonye rasiyo y'icyumweru. Twari bashya i Musanze, atari yahembwa n'iki. Ubwo noneho ubwo ndi kubicagaguramo, ubwo igihe kigeze aba arahembwa ukwezi kwa mbere, ubwo tubaye ababosi, duhita dutumira kuri mama we. Mama wahageze rero, yewe we, dore urugamba mubye, kuki mwabyaye ntimumbwire ngo nze mbaherekeze kwa muganga, erererere. Yesu. Umugabo wanjye aramubwira ngo ariko wari uri bumuherekeze kwa muganga, nibyo, ariko kugeza aha ugasanga yabyaye neza, umwana ni muzima na nyina ni muzima, ikikubabaje ni iki? Nuko nabwo biba urugamba, biba birebire, rasakuza, ratongana. Hahandi uzi ko iyo umuntu yabyaye, umuntu waje iwawe kukurwaza aba aje kugufasha nyine, kuko nta kintu uba wishoboye muri ako kanya, akajya yanga koza n'umwuzukuru we. Urumva? Aje gukora iki? Ubwo yari afite ikimuzanye, ubwo se ntajya wumvamo. Noneho ikintu cyambabazaga kuri we, ibyo byo kumwoza, umuhungu we yatahaga saa 3 z'ijoro, akaza akaba ariwe wiyogereza umwana we, kuko njye urumva kubyara bwa mbere ntabwo biba byoroshye, harimo kongerwa n'iki, ntashoboye no guhindukira, akaba ariwe umwiyogereza. Arangije ubwo arangije nyine, umuhungu we aramubwira ati rero reka nze nkubwire, waje uje gufasha umugore wanjye, none ndabona nta kintu uri kumufasha, aho kugira rero ngo muzashwanire ahangaha, taha, ubwo ibindi uzajya ubimbwira uri iwawe, naho ubundi ndi kumva ntabwo uru rugamba narushobora rwose. Njyewe nabyaye umuhungu, kandi ni njye muhungu njyenyine ufite, aho utakwishimiye undi muhungu wanjye nabyaye, ntuni uri kuzana amatiku ngo umwana ngo afite akabono gatoya. Ahubwo si uruhinja, umwana wanjye yavutse afite ibiro 300 uriya mwana ari muto, umwana ufite akabuno kangana gutya, ngo ko wavutse uri munini, ngo aka kana. ukuntu abana bavutse ari batoya aribo babyibuha. Ntabwo umwana wanjye ari mutoya, ego mana, oya, zari impamvu. Ahubwo jyewe ndumva ari we watumye urugo rwanyu rusenyuka, hari ikintu yakoze. Nyine ni we. Nuko bigeze aho nyine, ubwo umugabo yagura inyama ngo akohereza umukozi ngo ateke nyine mu isombe, kugira ngo ndebe ko nabona amashereka. Mabukwe akabyanga, ngo ntibashiremo inyama, ngo bashiremo amagufwa. Umukozi nawe mfite agakozi gakarishye nako, urumva ubwo ngubwo ubuzima bwari butangiye koroha, nako kakagenda kakabibwira umugabo agashwana na nyina, bagatongana bagatukanwa, bwamana kuri atari rwo rugo nifuzaga, byagenze bite? Nuko ariko Imana impa gukomera, aho ngaho nari nkikundanye nawe, nta bibazo by'abandi bagore byari byazamo. Ubwo mabukwe aragenda, amaze kugenda ageze yagira amubwira ngo mva, ngo uwo mugore wawe ngo nkuhaye imyaka 2 ngo niyo muzamarana gusa, ngo nirenga ngo uzamire. Yarabivuze ndi kumwe n'umugabo tumuherekeje. Arangije aranamubwira ngo mva rero, uriya ngo akantu nzaguha ngo buriya ngo nakarima, ngo umugabane nzaguha, ngo umugore wawe nawe ufite, ngo buriya nawe ufiteho uburenganzira, ngo ubu byararangiye. Umugabo wanjye aramubwira ngo byarangiye, gifata ku idarapo arahira ko abaye umugore wanjye.
icyo gihe bwo yababwizaga ukuri ntekereza ko bari batari bakamuha ibintu, ubwo cyakoze agenda agiye. Ubwo wacecetse se, nyuma y'amezi 7, 8 kumwe umwana batangiye kugaragaza uwo basa n'iki, barangije wa muramukazi wanjye twabanye mu rugo umwe iwacu aba araje ngo aje kudusura. Ahageze afata umwana wanjye akajya agaragura ikirenge. Ngo uyu mwana ko ari inzobe, ngo iwacu ntabwo havuka inzobe, ngo ubu si umwana ni uwacu. Ntari nicaye muri salo mva ariko mana we, ukuntu Imana icisha bugufi, buriya nari nkarishe nkiri umukobwa. hari ukuntu Imana izi ibigenza. Ikigeragezo ndangije mba nk'imbeba yaguye mu mazi sinavuga. Amena. Iyo Imana iri mu ruhande rwawe rero hari ukuntu igufata ku munwa kugira ngo ritagucika. Ewewe umva, ifata ururimi ikarubaga ikagucecekesha ukagira ngo ni ibindi byabaye. Abo bose barazaga bakantuka nkabareka bakagenda. Cyakoze reka nze nkubwire ikintu ntihanganiye ni kimwe. Ikintu mabukwe yaje akaza mu cyumba, nari ndyamye n'umugabo dufite abakozi bagera muri 2 aho ngaho, ubwo nari meze neza, naratangiye kwinjiza amafaranga menshi n'umugabo yinjiza, ni nanjye winjizaga menshi cyane. Ubwo arangije mabukwe araza, sinzi uko umwana yarize, ariko nabwo ntekereza ko ari imihamuro yarazanye, kuko igihe cyo kubonana n'umugabo wanjye cyarageze. Ngiye kumva numva mabukwe ku rugi araje arakomanga, ngo umwana wanyu ari kurira, kandi dufite abakozi bashinzwe kumurera. yari yaharaye kuko yaradusuraga akamara nk'ibyumweru 3, ariko urumva nyine yahavaga tutagicira ngo bikunde. Nuko ariko rero bigerageza birarutanwa burya. bigerageza cekesku ewewe uzi ko njyaho ngaho nkidoga nkagira ngo neza. niyo mpamvu nakubwiye ko umugore udakubitwa cyangwa utarahura n'ibibazo ntabwo ibintu yabyumva. ewewe shaye inkone naraziriye mana we, noneho kandi noneho nkazirya ku muntu ucecetse. Umugabo ucecetse aragukubita ukabura icyo yesu. Nuko noneho bigeze aho nyine umugabo noneho umujinya uramwica, arangije aramubwira ngo ariko wowe ngabo bana ngo dufite abakozi bari umuhungu n'umukobwa, abo bakozi bamunaniwe, ubundi si udahari arirwa nande, ntibamurera bakamucecekesha, ntigenda umvire ku rugi. Ndatitira ndavuga noneho Imana ndapfuye. Icyo gihe ava aho ngaho rero yarahavuye. Ubwo ibyo dukora turabikora, dusoje turasohoka turamuganiriza, tubona umukecuru yarakaye. Ubwo biba ngombwa ko adusezera ngo aranagiye, turamuherekeza. Ubwo tumaze kumuherekeza yagiye, ariko njye kuva icyo gihe namaze amezi 8 ntituma, kandi njyanywa nuko mana yanjye nazengurutse ibitaro byose kwa Fikiri, hari ibitaro byose bibi Musanze byose ndabizenguruka, bagapima bakabura uburwayi, ngo ndwaye constipation bakampa imiti bikanga, abandi bakambwira ngo mfate ipapayi na avoka mbivangire hamwe n'umuneke mbirye ndadiyara, wapi bikanga. Oh my God, yari yakuroze disi. umva biranga, ndapfa ndapfukira, ndagenda ndatukura mba umuhondo, ngira akada kanini. Tegeko wari uzi gusenga? Wapi, ntabwo nari nzi gusenga. Nuko nari n'umukatolike, noneho ndangije ubwo barambwira ngo ninjye Gisenyi, ngo bandangire umuganga muri Kongo, nkatinya. Ntabwo nari nzi gusenga, ariko nanone ku rundi ruhande natinyaga ibintu by'ibinyarwanda, numvaga ko ibinyarwanda byose ari ibipfumu cyangwa ibindi biti nk'ibyo ngibyo bitubahishije Imana. Ubwo bambwiye urumva uburibwe nari mfite,
nta nubwo naryamaga. Njya i Gisenyi banjyana ngo ku muganga, umuganga bampaye ngo nimba ari ikibabi ngo nshireho n'ibindi bintu, ampa umuti, uwo muti ndawunywa biranga. Sinzi umuntu naganirije, maze kumuganiriza aba arambwira ati umva hanze nkubwire, ati hari umupasitori ahantu bita kuri Mudende, ambwira ibye, ndangije ndavuga nti ubwo duhana umunsi tuza kumuhamagara kwari ukumutegera akagusanga iwawe. Araza akigera kuri porutaye, ubwo nayo natite ndi kuvuga ntiwabona ari umupfumu. Akigera kuri porutaye yarasenze, ndavuga ni Imana ishimwe, uyu nguyu ntabwo yaba ari umupfumu ngo asenge. Arasenga kurinda agera mu nzu. Turangije akabati nari mfite kari kuzuye imiti yo kwa muganga, najyagaho bakampa imiti bikanga, nkasubiraho bakampa indi gutyo. Ubu birangije gusenga yampaye agati, shamana we, ariko umuti uzakiza umuntu koko ntuba mwinshi, ariko Yesu we, yampaye agati k'ifu ko gushyira mu biryo rimwe kabiri. Arangije yarigendeye, ibiryo barabiteka nshiramo agati kumye rimwe kabiri. Nagiye kuri tuwarete nitumye ibintu mana we, ariko Yesu ni umwami. Nitumye ibintu bimeze nk'ibinyamanyama ukuntu byaboze binuka. Ndangije nahashize umukeka kuri tuwarete, navuga ko naraye aho ngaho ko navuye nka saa sita z'ijoro. Nitumye iminsi 3 yose, ndangije numva mu nda ndaruhutse, naritumaga ukumva bimeze nk'ibintu biri komoka ahantu gutyo. Ndangije uyu muti nawumaze, ubwo nza kuzagira amatsiko y'abanyarwandakazi, nawe urayazi. Ndavugana ariko reka njye kwa muganga nongere nce mu cyuma ndibe ibi bintu nari nararwaye mu nda ni ibiki, ubundi ibi binyama aho byomotse ho bimeze bite. Ndagenda ngeze kwa muganga, nciye mu cyuma basanga ngo mfite ngo inda y'amezi 4. kuko cyari mutwaro Yari irimo, ariko ngo mfite n'ikibyimba ngo kinini kiri gukura kuruta umwana uri mu nda. None ikintu cyanyobeye ni ukuntu icyo kibyimba cyari kirimo n'iyo nda kandi mfite uruhinja. Bimbanye ibitangaza, ubwo uwo mudoteri yari umurundi. Arangije arambwira ati umva rero icyo twagukorera, iki kibyimba kiri gukura kurusha uyu mwana uri mu nda. Igihe gishobora kuzagira, tuvuze ngo utegereze uyu mwana azavuke tubone tukibage, igihe gishobora kuzagera iki kibyimba kikamenekera mu nda, yaba wowe yaba umwana mwese mugapfa. Ahubwo icyiza ni uko twagira ute, ni uko nakwandikira i Kigali hari umujenekologe aho bita ngo kwa Gatsinga, ubishoboye azakubaga akuremo ikibyimba umwana asigaremo. Aho ngaho nari nabaye nk'ikigoryi kitagira ubwenge, nta kintu na kimwe nari ndi gutekereza. Ndavuga ni sawa. Umugabo arangije arambwira uti tukajya i Kigali. Ndavuga ni reka mbere yo kujya i Kigali reka mpamagara umupasiteri mubwire uko bimeze. Ubwo aho ngaho bwo shaka uwo munsi mva kwa muganga mfite ngo icyo kibyimba niyo nda, nahise ntangira gusenga. Rumva navuga ko ari amatakira ngo nahise ntangira ndakutura, ari ibyo ntabwo ahubwo vuga ngo cyari ikintu gikomeye, ariko ikimfite ivuga uti humura nzakurengera, ariko nawe ndagukeneye. Nuko ndangije ubwo mpamagara uwo mupasitori ndamuganiriza, arangije arambwira ati umva rero jya kwa muganga, genda bakubage. Twari twarakuranye uzi ko bavuga ngo iyo umuntu yarozwe ari kunywa imiti y'amarozi ngo ukajya kwiseta ntuhava. Subizi Chantal? niko njya numva. Ariko iyo Imana igufite ni igiki kidashoboka. Ndangije umupasiteri arambwira ati umva rero ibintu wari ufite mu nda byari birenze, iyo nda yawe wowe kuyireba urabona wabinya bigakunda byose bigashiramo, ati genda bakubage. Ndi mu masengesho y'iminsi 3 ntacyo uraba, humura.
ubwo byabaye ngombwa umugabo aratinya aravuga ati umuntu w'abandi namujyana akagwa ku iseta byagenda bite. Arangije ahamagara mu rugo iwacu arabaganiriza ababwira uko byagenze. Iwacu baramubwira uti witujyanira umwana mureke azapfe tuze tumushyingure ariko witujyanira umwana ugiye kumwica hakiri kare se. Bibaye urundi rugamba. Ubwo bakuru banjye barashega basaza banjye barashega mama reka sinakubwira ngo cyakoze ya mana yo gutabara musaza wanjye umwe mukuru aramubwira atumva uwo nguwo ni imana yamuduhaye nishaka ko ari butahe aguye ku iseta iramushyora ariko amujyana afite uburibwe burenze mujyana. Turabyuka tugeze i Kigali dusanga twakerewe tugomba kurarayo bakantangirira ariko ubwo ngubwo umuganga nawe yarapimye abonye ibiri mu nda aratinya aravuga ngo ntabwo yambaga ako kanya ngo nimbe ndetse ngo naheje. Nuko ubwo turara aho ngaho saa 9 baba bambyukirije muri kiriya cyumba mbega icyumba wagira ngo ni mu kuzimu Yesu we. Hariya muri sale d'operation kereka nimba aho hariya babagira ababyeyi batwite atariho banjyanye ahari niho hari abantu baza bambaye kuriya hagaragara utwiso gusa cy'igikamera kireba mu nda. Ntabwo narebye yongera urumva n'ubundi nari narapfuye kera shanta imana yankuye kure. Nanjye nibwo nari ngiye kubagwa kuko n'ubundi mbyarana. Ni icyumba kiba kitagendwa kibamo abaganga gusa n'ibyuma. Hanyuma igitanda umubyeyi cyangwa ubagwa aryamaho hejuru aba ari igitara kinini cya sayiko kirimo amatara y'ibirahuri ku buryo uba urebayo ukibona wowe uryamye hasi ukabona n'ibyo mu nda ibyo bakora byose. Mana mbega icyumba mana naravuze ni mana nunsohora nzagushima. Mbega icyumba nuko ubwo umugore wa Bizima banteye ikinya niba ari cyo cyaho ngaho bari bagiye kubaga nyine. Barangije ubwo abaganga 3 bari mu rubavu rw'iburyo abandi 3 mu bumoso abandi 3 hepfo ku maguru undi wo hejuru ku mutwe kukuganiriza kugira ngo udaherayo. Nuko ubwo nyine barabaga bamaze kubaga bakuyemo ikibyimba cyuzuye kariya kabase gatoya bakarabiramo intoki gato. Ikibyimba gifite imitsi ukuntu cyakuze abaganga bose birabayobera biba ngombwa ko uwo mudogiteri yarakibitse arangije arakirukankana akajya akijyana ngo nimba ari uwa Faisal gupimisha ibyari byo ngo nibwo bwa mbere nawe yarakibonye ariko mana. Nuko ubwo twari tuzi ko indiri busigaremo ko barangije ubwo bankura aho ngaho njya aho ngomba kuruhukira nyine. Ubwo urumva indayo yari yasigayemo. Ubwo bigeze aho ndaryama ubwo sinzi umuntu wampawe two kurya maze ngo kubona gaze two kurya ndaturiye mu nda hatse umuriro uteye ubwoba. Abadogiteri bose baraza bayoberwa ibintu biri kundya mu nda ngo ni ibiki. Barangije bazana akantu kameze nk'akabido k'umweru k'ikibarafu niba ari barafu niba ari iki sinzi uko bakita. Banshyiraho ku nda nyine ngo barebe ko ubwo bushyuhe bwagabanuka biranga. Bimaze kwanga nakaye umutwe neza nuko ubwo bigeze aho nyine ubwo umugabo ndi gupfuragura imisatsi byanyuye byancanze bahamagara uwo mudogiteri baramubwira uko meze n'ibiki. Barangije bansubiza nanone aho ngaho nabagiwe ngo bajye kureba uko mu nda byifashe. Ubwo nca mu cyuma nanone wa mwana nari mfite mu nda baramushaka baramubura.
bamubuze ubwo barakomeza barashaka ngo basanga ngo aho bateruye cya kibyimba umwana yimutse ajya muri icyo cyobo aho bakuye icyo kibyimba. Noneho bigeze aho umugabo wanjye arabaza aravuga none uwo mwana nimba yimutse akajya muri icyo cyobo mwakuyemo icyo kibyimba, uwo mwana yabaho yakurira muri icyo cyobo cyangwa bimeze gute? Abaganga nabo birabayobera nyine bakabura igisubizo bamuha. Ubwo arangije aravuga ati umva rero uyu mugore aho kugira ngo mubure mbure n'umwana, nta kuntu mwamukuriramo iyi nda basi umuntu agasigara asaba Imana imbabazi ariko umugore akarokoka. Abaganga rero banza batajya babyemera, ntabwo bajya babyemera gukuramo amadahari. Nuko noneho bigeze aho sinzi umuti bampaye ndawunywa ndagenda ndaryama, maze kuryama narahagurutse nk'umuntu ugiye kwihagarika, akana kaba karaturumbutse kavamo kagwa hasi. Iya nyuma yanga kuvamo, iya nyuma yanze kuvamo, baba bansubije muri cya cyumba ngo bagiye gukoropa mu nda nanone. Ubwo turagenda nyine barakoropa baba bayikuyemo iyo ya nyuma. Iba ingana iki yo gatsindwa? Ikizica umuntu ntikiba kinini mwe. Nuko ubwo birangije mba nduhutse ntyo ndagenda aho hantu naharwariye ibyumweru 2 ndahava ndagenda nsanga abana mu rugo, Imana ibintabaye gutyo. Ubuzima bwanjye ni ubuhamya mugani w'abantu. Nakomeje gutyo mba hafi y'Imana, iby'amadini mbisohokamo ndasenga rwose, umva Mana ndayibwira nti kugukorera ndabikeneye, nshaka noneho ngo ujye unyerekaho ku giti cyawe ndaho ngaho. Ubwo biriya bibazo bindi nari ndi kubabwira by'umugabo n'iki byo byaje nyuma y'ibyo ngibyo nanone. Noneho Imana ikageza ikambwira ndyamye, ikambwira ngo wambonye ngo iyo ngushaka nta hantu namwe wanshikira. Abakozi banjye wumva bikaraga gutyo barashaka bakagenda bakabyara kabiri bakagaruka, bakagenda bakagaruka. Noneho mabukwe reka nze nkubwire, byageze aho ibintu byose bimushiraho umugabo ari kujya nkubita gutya yari yarashoye we. uzi impamvu byamushizeho se? Imana yarambwiraga kuko njye ubwanjye narigeze kuryama mbona ngo yagurishije ibintu byose bimushiraho, ariko noneho ngo akabigurisha avuga ngo kari akagore mpaka gasohotse mu rugo rw'umuhungu wanjye. Noneho rero ntabwo nari ndakamenya Imana, ibyo ngibyo yabinyereka nkahita mbibwira umugabo wanjye akavuga ati reka byamushiraho si gute. Chantal reka nkubwire, ubu ngubu asigaranye umurima umwe n'inzu atuyemo, kandi nabyo natitonda nabyo azagurisha kandi azatuza. Nta n'icyo itakoze Mana we, yaramukubise. Nuko nyine abakoze uriya mwuga batajya batuza. Ariko nuko narangaye nigeze njyayo ntari nabyara umwana n'umwe. Ubwo baduha ibiryo ku meza batwakiriye, umugabo wanjye ahindura ibiryo bari bampaye abishyira imbere ye, afata ibye arabimpa. Njye sinamenye ibyo ari byo. Twagiyeyo baratwakira barateka bakanaye. Barangije ibiryo bashyize imbere yanjye arabifata arabihindura abishyira imbere ye, ibye aba ari ibyampa. Njye sinzi, njye ntekereza ko hari ashobora kuba yaraketse ko baba babiroze akavugutaho kugira ngo umwana w'abandi atereka njye mbirye aba ari njye waba wagira icyo kibazo ahari, sibyo? Kuko yenda urumva nese si abazi, buriya arabazi uko biri kose.
nuko ubwo noneho akajya ambwira ngo uzitonde, ariko tukinakundana tutari twabana, yambwiraga ati umva rero mu bantu uzitondere bashiki wanjye na mama. Nkamubaza kubera iki, agaseka gusa. kubera hari amakuru yari afite ariko akumva atayakubwira nyine, ariko akakucira muri make. Ingo Nyine utasanga umuryango wawe no gutekereza uti yenda umukobwa yahita anyanga. Ubwo turinda tubana, ambwira ati uzabirinde uko ushoboye. Nkamugana se nzabirinda, akambwira uti murasi nzagutuza hamwe nabo, ariko ujye ugerageza wirinde uko ushoboye. Ba bucura tubatuguye aho ngaho gutyo, umuteto wose ushyiramo yarahabaye, Imana se nayinganye ko mana we. Ubwo rero ubwo ngo we kugira ngo nzamubabarire n'iki, ntabwo ajya yemera ko namubabariye n'iki. Ubwo arambwira ati mana we, ati Imana izamfashe nzarinde mpfa ntongeye kurambura ukuboko kwanjye ngo ngiye kugukubita urushyi cyangwa umugeri. Sha abakobwa be babuze amahoro, aragenda akabyara kabiri akongera akagaruka iwabo, akongera agashaka undi gutyo, kandi bose uko ari batandatu. Yewe we sha nabo ntago borohewe. Njye narabababariye Mana, njya mbwira Imana ngo nabe izabasange uko yimenyekanishije ku bandi, nabe izabasange pe. bagombye kuba barayibonye, niba bararwanye bakabona baratsinzwe, bagombye kuba barabonye Imana. Reka ibyo ngibyo ntabwo babikozwa. Byageze aho babwira n'umugabo wanjye ngo abana azabakure mu mashuri, ngo abashyire muri leta, ngo amafaranga bishyurira ngo ajye ayaboherereza. None se ubwo bushobozi nimba bari bazi ko babufite, batazi uko ubw'Imana buhari, urumva nyine bagombaga kuvuga ibyo bashaka. Ibirozi byabo byari bifite imbaraga we, byaranyahagije. Ewe we, indirimbo ivuga ngo mvugutira ngo uncure ngo ingamba zimvemo.